guhishurira ntabwo agusize ibihe byo gusohoza bijya bisimburwa n'ibihe byo kurya, ibihe byo kwambara ubusa bijya bisimburwa n'ibihe byo kwambara, ibihe byo gusuzugurwa bijya bisimburwa n'ibihe byo guhabwa agaciro. Byashoboka ko ubuzima, byashoboka ko ubuzima bwawe uyu munsi budafite mini, budafite igisobanuro, ariko aragera ku mbwira haracyari ibyiza by'uko wakora impinduka za mu buzima bwawe. Igihe kirabikora kandi kikabisobanura neza. Wari uzi ko umunsi umwe Dawidi yari umushumba yirirwa inyuma y'intama ngiyo mu bihuru hehe, ariko undi munsi wibuke ko Dawidi yari umwana, wibuke umunsi umwe Yozefu yari umukozi wo mu rugo abona ubuzima ariko afite icyo abitse mu mutima, arangije aba premier minister mu gihugu kitari n'ikibazo. Ibihe by'umubabaro bisimburwa n'ibihe by'ibyishimo, ibihe by'agahinda bisimburwa n'ibihe byo guseka, ibihe byo kurira. Ijambo ry'Imana ngo ahari kurira kwararimo, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Umutima ongera uwize ibidashobokera abana bawe ku Mana birashoboka. Ndagira ngo kwakaraje nkubwire byashoboka ko uyu munsi, byashoboka ko uyu munsi wambaye ubusa, byashoboka ko uyu munsi urwaye, byashoboka ko uyu munsi wa musore wa mukobwa abantu bose babona ntacyo uzima, ariko ndagira ngo mbabwire iyi generation igiye gukora n'urubyiruko rufite imbaraga, rufite ububyutse, rufite ubwenge, kubera Imana ihagurukije urubyiruko kugira ngo ruhindure amateka menshi. Haleluya! Iyo ngeze kuri aka gafashwa, hari abantu bavuga ngo ese kuki uyu nguyu yabaye pasiteri ari mutora, kuki uyu nguyu yabaye umushumba ari mutora. Ndagira ngo mbwire ngo narasomye nitegereza ndareba nsanga nta bantu Imana benshi yagiye ihamagara bakuze, abenshi yagiye ibahamagara n'abana barangije bakora ibintu bikomeye. Nubwo isi iri kuvuga ngo ntubishoboye, urabishoboye mu izina rya Yesu. Isi nubwo iri kuvuga ngo ntuzabigeraho, ugiye kubigeraho mu izina rya Yesu. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo nakumenye ntarakure utarabusora umureba wawe. Nari muzi before you fall in the womb of your mother, I knew. Nari muzi mbere y'uko Imana yari muzi, ahubwo isi yagufashe nk'umuntu utarisobanuye, ariko niwisobanuye ndagira ngo mbwire ngo amateka yagiye uzabikora, uzabigeraho. Nubwo isi kugira ngo ntibishoboka, hari igihe ureba ukareba background yawe, ukareba famille, ukareba amashuri, ukareba iki, ariko ndagira ngo mbwire muri Yesu Kristo amashuri aragwa, ariko naho amashuri atari nabonye ibintu bikora. Umunsi umwe intumwa zigeze gukora ibintu bikomeye, zijura abantu, zikuzura abapfuye, zikora ibitangaza bikomeye. Noneho abantu bize baraza bakajya bavuga, ariko aba bantu ko tuzi imiryango yabo, ko bana barota, ko batize, byagenze gute? Babaza kwibuka ijambo kubera ko aba nubwo batagenze kuriya babanye na Yesu. Byashoboka ko Imana ahindura amateka idashingiye kuri background y'umuryango wawe. Byashoboka ko wari mwavutse muri abakene, ariko ntibivuze ko uzapfura umukene. Byashoboka ko utize amashuri menshi, ariko Uwiteka yatuma ugera kure hashoboka. Ndagira ngo mbabwire ibyiza birimo ijambo ry'Imana bamurinda umutima wawe kurusha ibindi bintu byose biri, kuko iby'ubugingo ariho bikomoka. Irindi jambo ry'Imana rikatubwira muri Proverbs 18:21, aravuga ngo death and life are the power of the tongue. Urupfu n'ubuzima biri mu mbaraga z'ururimi. Aturi ibintu bizima, reka kwatura ibyo bintu bipfuye bwawe n'ubundi byagenze nabi byagenze, reka kwatura ibyo bintu, aturi ibintu bizima. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uko umuntu atekereza ku mutima we niko ari. Nta muntu usumba ibitekerezo, buri uko umuntu atekereza ku mutima we niko ari. Yambara uko atekereza ku mutima, arya uko atekereza ku mutima, ariko nukomeza gutekereza ku mutima ibintu bikomeye ugiye kubigeraho muri izina rya Yesu. Imana igiye kugusanga, Imana igiye kugukoresha.
itagendeye kuri famiye, itagendeye kuko ureke nakubwiye ngo abantu Imana yagiye hari n'uwo yahamagaye kwitaba umusaza. Samweli Imana yaramuhamagaye kuba ngo Samweli akajya kwitaba Eli.